Regis kugira yigarure umutima wa Melissa byamusabye imbaraga zidasanzwe, harimo no kujya gusengera aho asengera kugira amwigarurire. Yakomeje gukoresha amayeri atandukanye Yes. Ngiye gusenga. Aya masaha. Tekana kanambaye. Sanirebere. Urabona se atari ikanzu. Nyine kandi ese kureba bitwaye iki? Ushaka kurebera atara. Sereka nirebere. Ni ikanzu nambaye. Ushaka kwireba iki se? Kandi yo subira mu nzu kwekura. Nuko bere iki? Ndayishaka. Ariko igihe mwaye ntabwo mujya murambirwa. Ntabwo ndi kurana nawe sinsubira n'amagambo menshi nawe mu nzu. Kubera ko byagenze ntabwo Iyo kanzu ndayishaka. ntabwo nsubira. Urayambara kuyamba. Nayo nambaye. Ndayikwamburira. Ntabwo ndi muri vlog sinero gukina nawe. Ntabwo ndayishaka. Ndayishaka se nawe wayiguze. Ni wowe bayiguriye. Sinari kubanza ngo nirebe urebe n'umwenda wambaye. Reba imiterere ufite urebe n'umwenda wambaye. Urabona hari aho muhuriye wowe. Ni wowe bibereye noneho. Cyane rwose none bibona sawa. Iyo babona ari wowe bibereye baba barayikuguriye ntibayigurire ngewe. yakomeje gukoresha amayeri atandukanye, aha abantu amafaranga baramukubita kugira ngo amugaragarize ko ari we umutabaye mu buryo bwo gukomeza kumwigarurira. Ese umugambi wa Regis azawugeraho? Ikibazo urimo uribaza nanjye nicyo ndi kwibaza. Ntabwo ndi guteranya amagambo nabi ko bamusubira mu nzu. Ntabwo nsubirayo. Are you serious? Yes. Reka mubagare mukaza. Wenda ni muri bugikunturiremo. Urayikura mu ntikura. Ntabwo nyikura. Urayikura mu ntikura. Nayo nkura. Sisi. Kumamagara. Kambara neza. Cyo. Wisho gitane yagikoreye hano. Kumbona ntazi. Ni ibiki? Namubwiye unye ikanzu ndashaka. Iyambaye? Yabyanze. Sisi ndakuriki. Kandi ndayishaka. Merisi. Murumuna wanjye ntabwo arimo kwandika SMS. Arimo arakubwira. Ariko nari ngiye gusenga. Ibyo birakureba shamba. Niyo kanzu nyine ugira. Niba murumuna wanjye yakunze iyo kanzu yimuhe. Gira vuba. Yimuhe kandi Ese muzarambirwa ryari? ntabwo mvuze ngo kuyimutiza. Yimuhe. Turaterana amagambo nawe. Ekata. Shanga. Ariko se ntabwo tunyurana. Zamuka. Zamuka ukuremo umuhereza. Ariko we urani ikanzu nziza kubereye. Ase wajya wambara. Ntabwo bajya bimera. Sheri shaho kwihanganya. Havariyo. Shayangana no kure sibyo. Itonde. Kamwe konyine koko. Akusuri kureba sinakiri. Shayangana basi. Akandi kamwe gusa no. Oya. Nakerero urabizi rero. Shayangana no kure. Ngomba rero kwibuka. Oya. Shayangana. Sebe wakwihangana. Kamwe Oya gusa. ariko urabizi ko nakerewe mu kazi. Shemba nkubwiye sibyo. Urabizi ko ngukunda sibyo. None sinjye singukunda wowe itonde rero utanze njye mu kazi. Urabizi ko ngomba kujya. Nakerewe babe. Reka nitegure mbona uburyo ngenda. Asebe bashyira. Urabizi ariko itonde sibyo. Sheri kamubwiza ko sibyo. Binyumva sibyo.
twumvikana reka nitegure njye mu kazi mbabara urabizi ko nakererewe mbabara kandi kamwe gusa oya ntabwo byakunda nusa akazi urareba dutibuka akazi reka ntugire impungenge hari ufite ikiraka kandi gishyushye amafaranga arahari amafaranga araboneka ese bebe none si icyo kiraka niwe uzajya uhora ukora njye ntabwo ushaka humura seri humura nta kibazo oya nta kibazo ariko nyine oya baby nta kibazo cy'amafaranga wapi reka nitegure amafaranga arahari cyari kiraka mfite kandi gifite amafaranga mubwire ngo iki ndashaka kandi kamwe nyine basi reka have nitegure mubwire baby shaka kuyanganya se koko baby baby wa ndetse shano kuyanganya shano ako baby ubundi muhazi Give me your cousin I can't, baby. Koje kare utavuga umeze bite ako se ndi kugira ukamuga yeje ubu nyine urangije gukora amabi ndeba ko ari amabi waruhari Nadine man ariko reje uri muri business ariko reje uko ndabangamiye ahubwo mpereza iyo telefone yanjye mpereza gatoya mpereza iyo telefone sinya gusuzugura ariko ubu ngubu ntayo nguhanda gusuzugura okay ihore ndayihereza nta bikaze ariko reje uzika mu by'ukuri abantu babibona gute ko ibiki babona umukobwa yinjiye uri munsi usimburanya abakobwa uziko bavuga ko ubu ngubu nanjye mufite abakobwa ubu bazajya batwita umusambanyi twese ariko ubona nabo none iyo babibona tubana hano bakabona amakobwa arasimburanya bibwira bavuga ko tudusambana Merisi uri gushuka kuri aziki ibi bintu bikora hajya undi turi kwa kangahe ayi wewe siko nahifite gahunda na Merisa kwiga umuryo umutima nguramukuru dufite gahunda yo kujya gusenga kujya mu masengesho wiri gusanga yangiye kujya mu masengesho mfite gahunda na Merisa buriya inyungu ufitemo ni iyi ase rugumbaza siko baza padre kuba bakwishyurira inzu guhahira ukabare neza bakujya uzacyura mwiki uzi ko uri kubaza padre ngo ngabona buri munsi hari gihe ntaza nkasanga utari kumwe na Nadine Nadine nagiye ubu mukanya haraza nundi haze nundi no bafite umwanya wo kugumiza uvuga gusa ugiye kuvuga urumva ari biki nje ndi mu kazi nkene amafaranga kandi amafaranga udafite amafaranga nta n'ubuzima ufite ariko rero ushakira amafaranga mu gusambanya uri gupfubura abakobwa n'abagore babandi umva kazi ni kazi wanje kamubwire reje sibyo nta kibazo uzabyicuza nuko Imana ibwira gukora byose uzagenda upfana ubutindi wallahi wewe hana nisa kusagerwa bivugishwa ubusa ngo ndarongora iyo ndongoye ko ndongora nkabona amafaranga wowe uzajya uhora mu bukene bw'iteka ryose kuri nugira uburyo dusengera bari abantu nabo tukareba yuko bagira amavuta afatika ku buryo urusengero rwacu rugomba gutera imbere tukagira abakristo benshi rwose muri kubikora neza sawa biteze makuru yawe sigaho mbarana n'umukobwa wanjye yego kurya muri mu kigero kimwe ndareba rwose ikanzu namuguriye imukwiriye papa yego mukuru umukobwa wanjye se yimbazwa sibyo usanze ndi kubwira Keza kumusigaye mwambarana barambarana rwose umukobwa wanjye yarayimuhaye umva yarayimuhaye asebye umwegera ntukamwishisha ariko umukobwa wanjye rwose barambarana rega bari mu kigero kimwe si ubibona sheri uragiye se
mukobwa wanjye ndishimye cyane usigaye ugira umutima w'urukundo kuko bigaragaza yuko amasengesho uri gukora aba ari kugenda neza. maze n'aka kabage yari yakamuhaye nuko navuze yaba akabije pe, yaba akabije kuko mbizi ko Imana ari ya mama we naramubujije namubere natwara cyo nawe ukunda Imana kuko shaho sigaye ugwa neza nka mama wawe. Uriya mama wawe tukibana yari umuntu w'umunyampuhwe ugwa neza, yumvaga n'ibintu byose yabitanga. Ukomereze muri uwo murongo rero. Iyo kanza ariko nawe oya ntuzagira ibindi umuhahoshe ntuzakabye. Mwana wari ugiye kuvuga iki? Oya ntazakabye sheri, ntazakabye ngo yongere. oya ngiye akagifite karampagije ntari. neza basa Mese n'amahoro isashima. Yesu nayibazwe. Mwana ishimwe cyane. Yego ndakwibutse. Yego niwe wa mukristo mushyashya waje mu rusengero rwacu muri no misi. Ya ni jewe. Ikintu ngire ngushimire. Murakoze cyane. Buriya buhamya watanze bwakoze abantu benshi ku mutima. Buriya ubuhamya rero ubuhamya ni ikintu gikomeye. Iyo umaze kububwiriza hari abantu buzamura ukagera n'ahandi bubashyira cyane rwose. Rwose komereza aho ngaho. Murakoze cyane. Uje kureba umukobwa wanjye se ngo nayinje kumureba ngo tujye mu masengesho y'urubyiruko. Nta kibazo. Komereza aho ngaho. Murakoze cyane. Mama ujye gusengera n'abasigaye. Umukobwa wanjye mukomereze muri iyo nzira. Umusore nabonye ari umusore ufata ibintu by'Imana neza. Mukomereza mujye musenga kandi ntimuzateshuke. Murakoze cyane. Sawa. Reka tujye gusenga. Mugire ibihe byiza. Wowe se urugendo Njye hari umushinga njye kureba ako nabonenda. ngaho jya. Nawe uragiye se? Nawe njye Guhaga kanzu keza wiyemeye. cyane. Sheri sikushanaje kuja ka. Aya. Areye. Ubwo se uko niko akabikoze. Nongere. Aya, naje tugiye gusa. Sheri. Mwana w'aba bana ndawukunze. Ubuze ukuntu bakundana. Uzu nje numiwe nawe se aba bana uko wajya ngo bavindimwe neza. Buriya abana barerewe mu rugo rwa Kristo bundi baba bagomba kugira indangagaciro za Kristo. Nanjye narabasengeye kuko karumuna kanjye nkazi naramusengeye. Yajye ugomye usenge. Amava zakoboka. Nta muntu wasenze Imana ngo agire icyo abura. Shiri wakuye yari kusubu. Mubyo ni ibicurimo gukora. Se shiri ikibazo cyari niki? Nasungu ugiye tubudukoze iki? Nugira ngo dukore iki? Nase ibyo nakubyaga ko ntabwo koko ubwo wabibonaga wari uruhinja koko. Akushe ubu ntacyo wibwira. Reba igihe tumaze koko uba wumva koko ntabwo dushaka umwana. Nese shiri. Aya. Umfase. Nase kucyanga ko tubyara. Kamaze kubaza. Ibi bintu tujya gushakana ntitwaje kubiganiraho. Akuse. Kire. Nje nawe ntabwo twabiganiriyeho. Cyo umwana arahagije. Baka ngabwira umugore mwiza. Nakubwiye yuko ibintu twabiganiriye igihe gihagije. Tuvugana yuko umwana tuzamushaka ariko tubashije kumutegurira. Ikibazo kiri hehe? Nase tumutegure dute? Ntabwo turya ibyo kurya tukanabimena. Ntabwo yaza akabirya. Tugenda ariko shaka tugenda. Umva wimfataho utarabasha no kumyumva nyine mbwira utamfasheho. Twabivuganyeho ibi bintu tujya kubana. Turavugana ngo tuzabanza twitonde. Ntabwo makanye ko umwana tuzamubyara. Okay. Stop. Ntabwo twavuze ngo tubanze twitonde turere umwana wacu. Usu ntamaze gukura ejo ntazanadusigana akagenda agiye kwishakira umugabo. Usu tuzasiga muri iyi nzu. Oya. Umugore mwiza. Twituma amazi, twituma kuri butike, twituma he ahantu hose twituma. Oya icyo kibazo twakiganiraho kandi tuzagikemura. Sibyo? Ntabwo mbyumva pe ngenda shaka ese ubwo yuri mu bandi ba pasiteri bafite abana uba wumva umeze ute?
ndabizi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubyare mwororoke. none Urumva? None? Ndabizi neza. ahubwo nagiye kubikwibutsa. Urumva njye ndabizi. Ariko itonde tubitegure kandi Oya. tuzamubona. Sibyo? Umva ndagukunda urabizi. Ndabizi. Njye naje muri uru rugo ntabwo nashakaga kubaho nk'ingumba ntabyara. Njye ndashaka ko tubyara pe. Basi tubyara babaye abana babiri. None ko ushaka yuko Sinakubwiye ngo umfate hari uko unyemereye mbabarira. Ko none ko ushaka ko ibyo twiyemeje tubicamo igihe kitaragera. Njye ndashaka ko tubyara pe. Urababaye? Ndumva maso nkubwira. Ndeba nkubwira. Oya. Mva ndeba nkubwira ariko akantu Gise. Ntacyo turaza kubivugana, sibyo? Ego. Turaza kubivugana. Okay. Ntacyo. Ntubabare. Aho ugiye gutuma ndira. Iya, urabizi ko ntakubabaza. Sibyo? Yambaye. Nzabigera gato kuko ntabwo nashatse umuntu ungana gutya ngo nshaka ngo mbyarane nawe musaza se urumva nabyarana nawe. umva mbabarira usohora nkaho ndugusha Oya ntabwo kugira ngo ibyaha byawe twongere Oya. yakuzi Baby ngo nkubwire se. ko nta n'isoni ugera Gute se sheri? ariko wabaye utereje Ni ukuri ntacyo ntakora. iki nakoze igituma ukomeza Ntacyo ntakora kubwa sheri. Ni ukuri kandi urabizi. umva reje kugira ngo nkubwire ugeze nawe nyita umpamagara mu izina. Igira Kugira no ngo- kubwira. Igira no kubwira. Shaka no kubwira. umva reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya ndakuzi neza kuvana Ase bibi. urukumva Sigaye n'anasenga. Bibi sigaye n'anasenga. wowe usenga Ni nongeye ukuri. kumura hari kubundi genda ufate za ndaza zawe ukora Izihe se bibi? Ariko ni muntu ugwa amakuru ngaya. ese kucyo ubabajwe no kumenya Kubera iki baguha amakuru adafata uzi yuko ari byo Bibi kucyo baguha. asa n'iki nakoze tuvugishije ukuri Sheri. ni igiki Kumpagisha ndajya ahandi kure. Ese ukuri uzi inyandura. wivuga uri kundebera muri aya mataratara nazi ubwoko Ese ni ubwa mbere yavugiyemo. umva aha ho reka nkubwize ukuri ndagira ngo umenyeshe njye ntago twabanye na muzi mbese nzi kuzahinduka ariko ndi kubona uburaya noneho Sigaye njya no gusenga njya no mu materaniro buri cyumweru njya gusenga. Jesi yasenze Ntabwo ndinda baby. Duteranya kuri cyo wowe duteranya. usenga wowe nzi Basi aho uzatujya mu materaniro sibyo baby. uburaya bwawe n'ukuntu ukunda abagore wowe wajya gusenga ubwo mbabarubwira ugiye kurarura n'abandi bana bose nyine kuna usenga Ndasenga baby. icyatumye menyana n'imbwa nkawe nicyo kiri gutuma Mpindutse imbwa imbere yawe. umva mbabarira reje